Njye kandi bamwe mu batuye mu kagari ka Gituza bashinja umuyobozi w'umurenge wa Rukumberi ushinzwe imari n'ubutegetsi kubugama mu gukemura ikibazo cy'amakimbirane bambukiriza ku cyambu kiri mu mudugudu wa Gitesanyi. Alphonse Niyomugabo arakomeza ku buryo bukurikira. Turi ku isaha y'isa sita ubwo umunyamakuru yageraga ku cyambu giherereye mu kagari ka Gituza mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma, twahasanze amakimbirane atoroshye hagati y'abagabo babiri harimo uwitwa Ndiho niryo zina azwiho ndetse n'undi witwa Munyamahoro. Ayo makimbirane intandaro yayo nuko uyu mugabo Ndiho yageze kuri iki cyambu ahasaga mu mwaka wa 2009 atangira kujya acyambukirizamo abagenzi bava mu mirimo yabo bajya guhinga. Munyamahoro nawe aza kuza kwambutsa, ariko hagati yo kutumvikana kwabo baza gutandukana. Icyabaye nta kindi nuko biyambaje ubuyobozi baza kugabana imitungo yose bari bafatikanije, ariko ngo mu buryo busanga naho butunguranye uyu Ndiho atigeze asobanukirwa ngo nuko yahise yirukanwa hano kuri iki cyambu. Gitifu amaze konsenyera umugabo nabwo ntiyanyurwa, aragenda ajya ku murenge. Ageze ku murenge rero ikibazo naje kugera ku murenge nta nubwo wagira ngo mburana nawe, ahubwo ndaburana na Dimene. We ntago bashaka kunyumva n'impapuro nshaka kwerekana, ntago ubundi muri gihe bashaka kunyumva. Icyo bashingiraho nuko ngewe warige nabanjije kumubwira ko imikoranire yanjye nawe ngewe ntayigenderamo. Naramubwiye ntaho kugira ngo turoha abantu, reka dufatanye dukorane dusarure twese tugabana, ariko tutakoreye abantu urugomo no kubaroha mu mazi. Ndiho kubwayo yari ihanganye, twakoranye imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 yashatse undi mutwe w'abantu 50 ngo baze kumpirika muri iki cyambu, kandi yaje akinsangamo ari icyange gewe Munyamahoro. Ande rw'abaturage ari nabo bagenerwa bikorwa biturutse kuri service bahabwa zo kwambukirizwa kuri iki cyambu bajya mu mirimo yabo, hari uko babona iki kibazo n'ibyifuzo byabo ndetse n'ingaruka mbi bari guhura nazo muri iki gihe cy'amakimbirane ari hagati y'aba bagabo. Ararengana none se atarengana ko icyambu yahambukirije kuva kera, none nimba bari kuhamukuru urumva afite akarengane. Wamusanga rwose aduha service nziza yuko nawe yakora akaguma ku cyamba agakora. Nzi ukuntu byagenze, ariko biba ngombwa yuko bugaruka bumushyira mu ntambwe 500 uvuye ku kayira, kandi nta baturage bajya bahanyura rwose ngo ashire icyambu cye nabo bagira icyambu cyabo. Ubwo naho bahereye bashwana, nuko bashwanye intambara naho yavuye, ni naho yatangiriye, ni naho n'ubu igereye. Ikibazo uwakigwa ngo gitorere umuti wacu urabona ruhu. Umuti wayo ngewe nka kuba nabakiza akagwate fata umwanzuro. Uko nafata umwanzuro ni nkuko navuga ngo aba n'abana banjye, navuga ngo umwana umwe nakorera undi nakorera. Hari umwe mu bayobozi banafite inshingano muri iki gishanga twaganiriye wanasinye ku rubanza rwa mbere rw'aba bagabo mu bwoba bwinshi ati: nimufate amashusho, sinshaka gutanga amakuru byangiraho ingaruka mbi. Gusa icyo nakubwira cyo Ndiho kubwayo ararengana pe, gusa ntacyo kubikoraho. Twibaza icyo adimini w'uyu murenge wa Rukumberi yagendeyeho amwirukana bikaducanga. Mufite uko mubikora mwamufasha pe. Iri nijwi rye twahinduye mu rwego rwo kumurindira umutekano nk'uko yabyifuje. Ndiho buryo arengana, urabona Ndiho niwe wabanje muri iki cyambu, niwe wabanje kucyashinga. Nyuma yaho haje uwo bita Munyamahoro nawe ashinga icyambu, babaye 3. Nabo baje kumvikana, nabo barihuza bakora akantu k'agashyamwe bakora uwa 3. Ejo ndi amato yabo ashaje, gukoresha niba byarabagoye, ubwo byarangiye kwibuza ari icyanzu, ari nako twanashingiyeho tubakiza bwa mbere na mbere. Twaje tubagabanya amajeri n'imbaho n'abayobozi n'inzego zo hasi, tubasaba ko buri muntu asubira mu cyambu yakoreragamo mbere batarihuta. Igihe twaranaje Munyamahoro ati njye nzakorera aha, Ndiho nawe hari irambwe igeze hepfo baroyeze, nuko twabikemuye. Nyuma rero ubwo naje kujurira, ubuyobozi bwo hejuru nyine umutegeka akajya muri 500, ubwo ni nk'epfo iri nabo nta n'umwe n'ujyayo kubona ntiyamubona. Wilson Yigena ni umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi muri uyu murenge wa Rukumberi, niwe winjiye muri iki kibazo unashinjwa kubogama mu ikemurwa ryacyo. Twifuje kumenya icyashingiweho nuko cyakemuwe. Ku murongo wa telefone ubwo twamuhamagaraga mu mvugo ye yumvikanamo uburakari, adusaba ngo kubanza kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge. Umuyobozi ariko
ntego ndi bumubaze ngo gire ufite contact ziwe sibyo suzifite uze kumubaza kandi niba waba uri no mu ifasi waza ukagera no ku biro by'umurenge ibyo ari byose mukavugana sibyo byiza ngo abe ari ngewe uza gusubiza kuri icyo kibazo byashoboka ariko niba atari yambwira atari yagira gute ariko afite amakuru bayida nubwo dukora ibyo tubijyamo tugomba gutanga ripoti metero 500 nta nubwo ari umuntu uzipima ni amategeko ndumva umuyobozi wa marine muri polisi niwe wari uhari. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande mugabo Daniel uyobora uyu murenge wa Rukumberi yemeye ko icyo kibazo akizi kandi ko hari n'umurongo kiri guhabwa. Aya makimbirane yaha kuri iki cyambu anagira ingaruka ku bahambukira kwinjirwamo byimbitse n'inzego z'ubuyobozi ubutabera bugatangwa nta kubogama byakumira icyuka kibi kiraha cyanageze mu baturage. Mu gihe kandi hanifuzwa ko mu ikemurwa ryacyo kujyaho ikibazo kiri bitari ku murenge haboneka amakuru yisumbuyeho yanakwifashishwa mu kugikemura binyuze mu mucyo. Alphonse Niyomugabo, B+ TV mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi.